mbabwire ko iki kiganiro tugiye gukora ari icya uzi gukunda live concert, igitaramo cyateguwe n'umuhanzi witwa Vedaste N Christian, umuhanzi muzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Murakoze. Yakomeje kuvuga izina rimwe, reka mbibwire, nitwa Niyondora Vedaste Christian. Niho mukunda kubona kenshi nkoresha Vedaste N Christian. Iyo N ibihagarariye Niyondora. Nitwa Vedaste Niyondora Christian. Ndumuramyi abantu muririmbyi. Ndumuramyi n'umuririmbyi, kuramya no kuririmba dukunda kubyitiranya ariko ubundi si bimwe, cyangwa bijya kuba bimwe. Hari abantu baririmba bataramya, akaba n'abaramya baririmba, akaba n'abaramya bataririmba, ariko ndumuramyi muri rusange. Hanyuma umurimo nkora mu rusengero ndumuririmbyi. Nsengera mu itorero rya ADPR mu karere ka Kicukiro ku itorero rya Murambi. Mpamaze igihe kitari kinini ariko kitari gitoya, ariko kandi ntabwo umuhamagaro wanjye ugarukira mu mbago z'itorero runaka cyangwa z'idini runaka. Ndi umwana w'Imana, ndi umugabo, mfite umudamu, mfite n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ari bindi muraza kubimbaza. Ndabashimiye cyane ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Nari ngiye kuvuga ngo mu ntiza amashyi nyabahe, abadahuza abadafite kamera rwose nabasaba mu ntiza amashyi, ndaza kongera nyatewe nanjye nyabahe. Imana ibahe umugisha cyane. Mfite rero igitaramo ari nacyo kiduteranyirije hano mu by'ukuri turi kuvugaho. Turi gutegura igitaramo cyiswe uzi gukunda live concert 2. Impamvu twayise 2 ni ukubera ko hari 1 yabaye mbere ya COVID-19 ho gatoya mu mwaka wa 2019. Cyabereye Kicukiro kuri ADPR Murambi. Cyari igitaramo cyiza, cyatanze umusaruro mwiza mu buryo bwinshi butandukanye, cyakinguye imiryango myinshi y'umugisha, kandi nshimira Imana ko yambashishije kugikora. Kuri ubu rero ndi gutegura ikindi gitaramo cya uzi gukunda live concert 2 kizaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani, ni ku cyumweru gitaha. Kizabera kuri Dove Hotel hano hakurya ku Gisozi. Kizaba gitangiye isaa 8 z'amanywa, imiryango izaba ikinguye. Iki gitaramo kukinjiramo bizaba ari ubuntu, nta kiguzi gihari. Icyakora abaterankunga bo turabafite, tukomeza no kwakira abandi, kandi mboneraho no kubashimira mu buryo bw'umwihariko. Nanjye ndaza kubagarukaho gatoya, ntabwo mbafata umwanya munini, ndacyari mutoya, ntabwo natangira kurondogora ngana gutya, nazasaza byarabaye bibi cyane. Hanyuma tuzaba turi kumwe n'abandi baramyi, abaririmbyi muzi cyane hano muri gospel mu Rwanda. Tuzafatanya na Simon Kabera, umuririmbyi muzi mukuru rwose umaze igihe kinini muri gospel ya hano mu Rwanda. Tuzafatanya na Alexis Dusabe, dukunda kubyinirira sogokuru w'abahanzi. Newa asa naho ari we wabimbuye cyangwa wadutinyuye abenshi kwisanga muri uyu muhamagaro wo kuririmba mu buryo busesuye, by'umwihariko muri mu itorero rya ADPR. Tuzaba turi kumwe na couple ya Papi Clever na Dorcas. Nabo n'abaramyi bari gukora ku mitima y'abantu benshi muri iki gihe, cyane cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zanditse mu gitabo dukunda kwita Cantique, abarokore bakunda kwita Cantique. Ariko bagira n'izindi zabo nyinshi zitandukanye bahimbazamo Imana. Tuzaba turi kumwe na Aime Frank, muramuzi nawe, ni umujene ufite imbaraga rwose muri iyi minsi kandi uri gukora ku mitima y'abantu benshi. Imana imunyuramo igatanga ubutumwa ku bantu benshi. Nawe azaba hari. Tuzaba turi kumwe na Bishop Dr. Fidel Masengo mu ijambo ry'Imana. Muramuzi, ni umushumba w'itorero rya Foursquare rifite icyicaro hano Ikimironko. Nawe muziko afite package nini Imana igimucishamo abantu b'Imana bagafashwa. Nishimiye cyane uburyo mwakiriye iki gitekerezo mu buryo butandukanye, yaba bo tuvugana ndetse nabo tugenda tubona ibyiza bibaturukaho, rimwe na rimwe tutanabazi cyangwa se mutatuzi. Ndavuga mu bwinshi kubera ko kino gitaramo kugira ngo gutegura nge mu izina ryanjye jyenyine bisa naho byari biremereye cyane. Nifashishije umuryango cyangwa nafatanije n'umuryango Christian Communications, baramfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dufatanya mu gutegura, dufatanya mu bijyanye no gutera inkunga iki gikorwa. N'umufatanyabikorwa w'Imena, kandi nibaza ko atari njye nafasha, azakomeza no gufasha n'abandi. Christian Communications ni abantu b'Imana, Imana ibahe umugisha.
hanyuma aho bigeze aha ndashimira byimazeyo abafatanyabikorwa bacu, ndashimira Rwanda Forensic Laboratory ku murimo ukomeye cyane wo kudusapotinga mu buryo bw'ubushobozi. Iki gitaramo gifite bije nini kandi by'umwihariko kitazishyuza, kitagamije kuzana inyungu, ntabwo kubishobora mu buryo bw'amafaranga byari byoroshye turi babiri gusa. Rwanda Forensic Laboratory turabashimiye cyane, ngira ngo baraza kutunyuramo gatoya kuri serivisi batanga. Ndongera gushimira byimazeyo Borore Transport and Logistics Rwanda, ni ikigo cy'ubwikorezi ndetse na logistique n'ibijyanye na logistique byose, haba imbere mu gihugu ndetse no ku isi hose. Ni banini cyane ku isoko, ni banini cyane pe. Nabo rero badukoreye bingana nuko bangana. Turabashimiye cyane, mwumve ko tububashye kandi duhaye agaciro imirimo yanyu, kandi murimo muratera inkunga imirimo yo mu bwami bw'Imana, bifite icyo bisobanuye kinini cyane. Imana nayo ntizabura kubaha umugisha mu byo mukora. Turashimira Hippo Roofing cyangwa S&H Industries, bagize imbogamizi baraza batinzeho gatoya. Ndabashimira by'umwihariko nabo bamba hafi, batubaye hafi muri iki gikorwa aho kigeze aha. Ntago burira tutavuganye ngo batubaze aho bigeze, batubaze ikibura, bakomeza kutuba hafi. Murabazi nabo baraza kutunyuramo gatoya, bakora ibijyanye ibikoresho by'ubwubatsi, cyane cyane amabati n'ibindi bikoresho abantu bakenera mu gukora ibisenge cyane cyane. Ndashimira Lamane, ni umufatanyabikorwa mwiza rwose, akunda kumpamagara akambwira ati humura turimo turagusengera. N'abafatanyabikorwa beza baduhaye ku mafaranga, kandi bakomeza kutuba hafi, kandi twizera ko ayo baduhaye n'aba make bazaduha n'ayandi nubwo bataduhaye makeya. Turabashimiye cyane abafatanyabikorwa bacu muri rusange. Turashimira nanone Jibu ni umufatanyabikorwa nawe wacu nubwo ataragera hano, ngira ngo yagize imbogamizi cyangwa ari mu nzira. Zaba turi kumwe no muri concert. Nawe yaduteye inkunga mu buryo bukomeye kandi atuba hafi, akomeza no kutuba hafi. Twiringiye ko bizanakomeza bitahagaze. Ndashimira muri rusange n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza kutwereka ko batwitayeho, batwegera, badufasha by'umwihariko muri ministry. Hano dukunda kuvuga ko ari ministry cyane kuruta kuba industry, kubera ko akenshi muri gospel ibintu dukora ntago bikunda kutuzanira inyungu z'amafaranga mu buryo bwihuse, ku buryo twabyita business, ko byaba industry dushakira umusaruro mu bifatika cyane. Hanyuma umwana uzi ubwenge yikuza akaryoshye. Ntabwo nigeze mvuga itangazamakuru kubera ko numvaga ndi buriherukireho. Ndabashimiye cyane, muri abantu mudufasha kugurukana ubu butumwa bukagera ku bantu benshi twabugeneye. Tutabafite nibaza ko twajya tubyiririmbira. Umuntu tubaha itangazamakuru, ntekereza ko nawe nyine ibintu afite arabyigumanira, ntago bishobora kumuvaho. Muri abantu mudufasha cyane, mudutera imbaraga, nimwe mutuma abafatanyabikorwa batumenya, nimwe mutuma isi itumenya, nimwe mutuma tugira imbaraga zo gukomeza gukora. Byaba ibitangazamakuru byandika, byaba ibitangazamakuru bigaragara ku masheni atandukanye, televiziyo, ibitangazamakuru bivuga amajwi, radio n'ibindi bitandukanye. Turabashimiye uburyo bukomeye cyane mutuba hafi muri uyu murimo dukora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka rero ntizimbye mu magambo kubera ko muri buze kugira umwanya wo kumbaza ibibazo. Nse nugarukira ahangaha igikorwa mu nshamake nakibabwiye ni uzi gukunda live concert. Nongera no kubakangurira rwose gukomeza kubanamo nanjye muri cyo kizaba ku itariki 7 z'ukwa 8 kuri Dove Hotel isaa 8 z'amanywa tuzadutangiye. Imana ibaha umugisha, muri abantu beza, uwagira yagira mwebwe. The Customer Relationship Manager Borore Transport and Logistics Rwanda. Impamvu mushyiraho Rwanda nuko Borore Transport and Logistics ni ikigo gikora ubwikorezi bw'ibintu, yaba ari mu mahanga, mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu rwego no mu gihugu hagati. Dukora rero serivisi nyinshi nk'uko n'abambanjirije babivuzeho, tukaba tunabashimira cyane uburyo babivuze kandi babivuze neza. Icyo kigo rero cyamamaye kubera ko muri Borore we are providers of solutions,
serivisi dutanga tugurisha ibisubizo mu by'ukuri tugurisha ibisubizo ibisubizo tugurisha nibyo muri logistique cyangwa se kubigurisha cyangwa kubitanga tubyite ko dutanga ibisubizo bijyanye na logistique bikabijyana na transport ubwikorezi bw'ibintu dukora na yo twita warehousing and inventory management ni ukuvuga ko tuba dufite na ububiko ko nabwita mu Kinyarwanda ububiko buri professionnel cyangwa se ububiko bujyanye n'igihe bujyanye n'umwuga dukora mu rwego mpuzamahanga tukaba icyicaro cya Borore Transport and Logistics mu Rwanda kiri Masoro muri free zone akaba ari naho tugiye dufite izo warehouse ndetse n'ahandi hatandukanye bitewe n'ibyifuzo by'abakiriya dukora rero na clearing ni ukuvuga ngo mu gihe ibicuruzwa bivuye hanze bikenewe kubanza guca muri gasutamo tukabideklarara bigaca bikishyura imisoro hanyuma tukabafasha muri iyo serivisi nayo ikagenda neza dukora distribution cyangwa se distribution y'abari mu rwego mu buryo bwa hano mu gihugu hagati ni ukuvuga ngo ibikoresho cyangwa se ibicuruzwa by'abantu ku giti cyabo by'imiryango bya companies cyangwa se tuvuze ibigo bitandukanye tubikorera izo distribution cyangwa se deliveries aho bigomba kugera kandi tukaba dufite systeme ziri navuga ngo zigeze ku rwego abantu bakeneye muri iki gihe aho isi isigaye ari digital ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ni nk'urugero natanga ushobora kuba uri i Kigali wohereje ibicuruzwa byawe tuvuge inyamasheke cyangwa se ikirehe dufite systeme ya electronic proof of delivery ishobora kukwereka kuri telefone yawe ikakwereka ko ibicuruzwa byawe babyakiriye kuko basinya umushoferi utwaye ibyo bicuruzwa cyangwa se ibyo navuga goods or materials agenda agasinya electronically agasinya kuri telefone ugahita ubibona ukabona quantity yakiriwe niba ari ibitabo mu mashuri niko tubigenza mu gihugu cyose ntabarambiye rero ni karibu muri Borore uwashaka kujya kutugeraho serivisi tuzitanga neza kandi tugatanga igisubizo cy'ikibazo umuntu yaba afite kuko twebwe turi abaprofessionnel agifite muri logistique cyangwa se agifite muri domaine y'ubwikorezi murakoze cyane kandi twishimiye kuba hano twishimiye gushyigikira impano kandi si ubwa mbere si n'ubwa nyuma tubikoze tuzajya dukomeza gushyigikira impano nk'izi ngizi kugira ngo n'abafite izo mpano batere imbere kandi bakomeze bakuze izo mpano mu buryo bwose ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha twahisemo kuba abafatanyabikorwa n'iki gitaramo cy'iyobokamana kugira ngo na serivisi zacu zibashe kumenyekana abanyarwanda bose bashobore kuzisangamo nk'uko nari mbivuze nubwo mpagarariye agashami ka ADN harimo n'izindi serivisi dufite serivisi zigera ku 8 harimo serivisi yo gupima inyandiko ndetse mpimbano n'ibikumwe hakabaho serivisi yo gupima uburozi n'ingano ya alcohol mu maraso hariho serivisi yo gupima ibiyobyabwenge ndetse n'ibinyabutabire dufite serivisi yego dufite serivisi yo gusuzuma inkomere
n'imibiri y'abitabye Imana, serivisi yo gupima ibyahumanijwe na mikorobe, dufite serivisi yo gupima iby'imbunda n'amasasu. Nk'uko rero RFR ari ikigo gitanga serivisi zifasha mu butabera, dukorana n'abantu nabo ku giti cyabo, cyane nko muri serivisi ya ADN twakira abantu bifuza kumenya amasano bafitanye n'abandi, ndetse tugatanga na serivisi yo kugira ngo abantu bafitanye amakimbirane cyangwa se abafitanye ibibazo bibashe gukemuka mu miryango. Tukaba twarahisemo rero kuba muri kino gikorwa cy'iyobokamana. Nyuma y'ibyo byose, abanyarwanda nka RFR dufite n'inshingano zo gutuma abanyarwanda babasha kubana neza. Muri ibyo ngibyo hagendamo nuko abanyarwanda bashobora kwegera ibikorwa by'isanamitima, ibijyanye n'iyobokamana, kugira ngo babashe hagati ubwabo, abafite ibibazo cyangwa se abafite ayo makimbirane nayo abashe kuba yahosha. Ntabwo RFR yagarukiye aho ngaho. Dufite gahunda yo kumenyekanisha ibikorwa byose dukora, ariko akaba ari muri urwo rwego twifuje gukorana n'iki gitaramo kugira ngo abanyarwanda bose muri rusange, nk'uko ari serivisi bashyiriweho n'igihugu, babashe kuzimenya kurushaho. Tukaba twizera ko nyuma y'iki gitaramo abanyarwanda bazitabira iki gitaramo bazaba bari aware kuri serivisi dutanga muri RFR. Ntizimye mu magambo rero, ni karibu kuba dukeneye, kubakeneye serivisi zacu. Aho dukorera ni hariya Kacyiru, haruguru ibitaro by'akarere ka Kacyiru, muri Sanga, ndetse n'abandi. Namwe nk'uko muri hano muri abambasaderi beza kugira ngo mudufashe kumenyekanisha serivisi zacu. Murakoze. Yesu ashimwe. Muri amahoro. Nitwa Rukundo Thomas, ndi umuyobozi ushinzwe ubucuruzi no kwamamaza mu ruganda rwitwa S&H Industries Limited. Ni uruganda rukora ibikoresho by'ubwubatsi, by'umwihariko amabati, bikorwa nk'isakaro cyangwa amabati. Ufite amabati y'ubwoko bwinshi cyane butandukanye, by'umwihariko harimo amabati abanyarwanda cyangwa u Rwanda rutabashaga gukora kera, yavaga muri za South Africa cyangwa mu Bubiligi. Abanyarwanda benshi cyane bazi nka Dimake. Ni amabati ariho urusakabuye rutuma avamo ijwi rya rindi mujya mwumva y'imvura iguye cyangwa hagize ikintu kigwaho bikabyara urusaku. So ayo mabati akoranye umwihariko w'uko nta rusaku, ariko akatuma n'inzu isa neza mu buryo bwihariye. Ni amabati rero twakangurira abantu mwese nk'abanyamakuru muri aha n'abandi bafatanyabikorwa b'iyi concert kugira ngo mujye muyakoresha, nubwo n'ayandi yose akoreshwa hano mu gihugu mujya mubona azwi nka toretwire asakara inzu z'abantu batuyemo cyangwa amasoko cyangwa amavuriro cyangwa amashuri, nayo tuyakora kugeza kuri yandi matoya y'umweru y'abantu boroheje. Urwo ruganda rero ruherereye i Masoro mu cyanya cy'inganda. Ibindi bisobanuro ngira ngo niyo wahera kuri Christian yakuzana akakugeza aho ruriya ruganda ruherereye. Ku bijyanye rero n'ibitaramo, nk'uko tubibabwiye, ni imigambi minini cyane dufite yo kumenyesha abanyarwanda ibyo dukora, ariko by'umwihariko dukeneye no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, kuko abantu roho nzima mu mibiri mizima ngira ngo. So iyo umuntu rero atuye neza akaryama neza, twakifuje ko aba ari n'umuntu ukijijwe ufite indangagaciro za gikristo, kuko ubukristo
rwubatse abantu benshi. Ni muri urwo rwego rero nk'uko twagiye tubikora no ku bindi bitaramo, kandi duteganya no gukomeza gukorana n'abandi bantu bazagenda batwegera batugana nk'uko Christian yatugezeho n'itsinda rye rifatanyije nawe, bakatumenyesha gahunda ya UZI GUKUNDA live concert. Iyo ndirimbo ubwayo nanjye ubwanjye narayimubwiye, ndamubwira ni indirimbo nziza cyane nanjye nsanzwe nzi yo bitiriye cyangwa se icyo giterane. So tubizi nk'ibintu bigirira abantu akamaro. Hanyuma rero twebwe nk'uruganda twizera ko binyuze mu itumanaho ryo kuririmba, abantu benshi bashobora kwitabira iki giterane bakamenya na produit cyangwa ibintu byose dukora. Tubashije rero kugira ngo tubatumire tuzahurire muri icyo giterane, dukomeze dusakaza amabati meza yitwa Hippo akorerwa mu Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere, ubuhamya bw'indirimbo. Indirimbo UZI GUKUNDA nk'ababeshye yarantunguye kuko nayiririmbye, nayisohoye kuri influence. Nari maze igihe kinini naravuye mu muziki uri carrière solo, sige nkorera mu matsinda, nkorana n'abaririmbyi batandukanye n'amakorali. Hanyuma igihe kimwe ngiraho ibihe byiza, rikaba ariko mbivuga. Ni nako nayanditse, nari mu nzira ngenda, nari ntwaye piano ndi kugenda n'amaguru n'agakapu karimo machine ngiye hano muri practice. Numva ibihe byiza binjemo, ntangira gutekereza ku nshuti zanjye. Nibuka abantu benshi twari inshuti ntatigira, ndavuga either ninjye wababereye mubi baragenda cyangwa nabo hari abambereye babi nanjye ndigendera. Ndeba ukuntu turirwa dutandukana n'abantu, dushwana n'abantu buri munsi, ndama divorce yirirwa baho kubera ko abantu bataberanye beza kandi tuba twanahuye nta nicyo dushoye. Ndavuga ni ibintu dukora bishobora kuba birimwe akabazo gukunda kuzuye, kuko Kristo imbaraga yatanze kugira ngo tugereho n'amafuti tumukorera, stira akagomeza akaba inshuti yacu, akagomeza akitwa umukwe tukaba abageni. Niwe uzi gukunda ibyo ari byo. Icyo ngicyo ngira ngo niho message yavuye ku ntege nke zanjye, mbwira Yesu ngo wanyigisha gukunda, wowe urabizi ngiye ibyo nkora nabyo ni ugukunda, ariko ntago byuzuye no kugerageza. Yesu kandi abigeze kurabinyigisha, nabakangurira namwe mwese kumwegera. Yesu abyigisha neza. Ikibazo cya kabiri, gutinda gutegura ikindi gitaramo. Murabizi mwese muzi ibihe tuvuyemo. 2019 nakoze igitaramo natekerezaga ko kitazaba kinini cyane, nubwo atari ko byagenze, cyabaye kinini mu buryo buntunguye. Tuvuye muri icyo gitaramo tuhita twinjira mu bihe bya Covid. Nyuma rero twakomeje kujya dutegura, nagiye ngerageza gutegura, ariko byagera hagati hagasohoka amabwiriza, tubona atari ibihe byiza byo gutegura ibitaramo, tukajya dukorera Imana mu bundi buryo, tukaturimba indirimbo dusohora ku ma YouTube n'ahandi. Ariko ubu ni igihe cyiza, reka mvuge mu ijambo rimwe ngo ni igihe, nicyo gihe. Nubwo bitatebutse ariko nta nubwo byatinze, biziye igihe. Icya gatatu, kwinjira mu gitaramo n'ubuntu, si ukubera ko dufite amafaranga asaga, si no kubera ko tudakeneye amafaranga, ahubwo ni ukubera ko ari ngombwa ko dukora n'igitaramo cy'ubuntu nacyo. Nigeze rimwe kujya mu gitaramo cy'umuntu w'inshuti yanjye, ntago nari natwaye tike. Icyo gihe nta nubwo nari bwagira ubushobozi bwo kugura tike, ntibanyemerera ko ninjira. nanasaba abasekirite kunyemerera ngahagarara hafi nkumva ijambo ry'Imana ndi kumvira hanze muri speaker. Baranyangira, bananyirukana nabi, mpita mpiga umuhigo. Ndavuga ngo Mana, numpa ijwi ryumvikana, numpa izina rishobora guhamagara abantu bakitaba, uzampa ubushobozi, nzategura igitaramo. Nibuze nishaka nzategure kimwe, ariko nzategura igitaramo n'abakene binjire bumva ijambo ry'Imana ku buntu. Rero ndashimira Imana ko imbashije gusohoza umuhigo nahize, kandi niringiye ko bizagenda neza kuruta uko nabisabye. Iki ngiki nibaza ko ngisubije ntaciye ku ruhande. Abatera nkunga turabashishikariza gukomeza kudutera inkunga, nabumva iyerekwa dufite, iyerekwa ryanjye ndabizi ko bahari benshi, n'abandi bazakomeza kuza, n'abanga abandi bafite tuzagumana. Nkeneye amafaranga nkuko n'abandi bose bayakeneye, sinanafite menshi asaga, yewe nanafite makeya, ariko ndayafite ni nk'amaraso, buryo uyafite wese aba yafite, ntago twagira ngana birumvikana. Ariko kuri inshuro nashimye ku gitaramo cy'ubuntu, n'udafite ifeza nawe akinjira ku buntu. Imana ibahe umugisha. Igitaramo, ikibazo cya kane, impamvu ari abahanzi nahisemo,
nukubera ko abahanzi bose tuziranye cyangwa bari mu Rwanda bari muri gospel ntago baririmba mu gitaramo rimwe, ntago bakiririmbamo bose. Ariko hakaba n'akandi kantu k'umwihariko, abangaba by'umwihariko banyorohereje communication, banyohereje uburyo bwo gutumira, kandi numva bakwiriye nkurikije message batanga, nanjye message ndirimba, niyerekwa nari mfite n'icyo nifuzaga kuzakura mu gitaramo, abanumvaga bakwiriye. Suko n'abandi tubabonye, reka dukoze nk'iminsi myinshi tugatumira n'abandi, abo nkunda bose ntibarimo hano, ariko kuri inshuro naba utabazaba n'abandi, n'ubwashize hari abandi, bizagomeza bisimburana. Murakoze cyane. Nibaza ikibazo cya mbere cyabazaga vision mfite, intumbero mfite, ahantu kure nifuza kugera. Rero ndagisubiza mu buryo nibaza ko ahantu kure nifuza kugera singewe cyane. Sinzi niba anyumva neza na Kreti, ariko ahantu nifuza kugera ngewe singe cyane. Nge nta hantu kure cyane nifuza. Singira umwanya munini wo gutekereza ahantu nzagera, kuko byanze bikunze hari ahantu aho ngeze ndamutse mvuze ko nahatekereje kera naba mbabeshye. Gusa nigeze mpatekereza ko nshobora kuhagera aho ngeze uyu munsi. Rero gutekereza ahandi nzagera, nzi ko ari kure hashoboka, aho ubwenge bwanjye butabasha gushyikira. Kandi niyo nataha uyu munsi numva naba ngeze kure. Imana ishimwe. Rero ahubwo message yanjye, ubutumwa ntanga nibwo nifuza ko bugera ahantu kure hashoboka. Ushobora gutekereza wenda ko nshaka ko bugera muri Amerika, bugera buriyo aho bwamaze kugerayo. Ahandi kure hashoboka hakomeye numva nifuza ko bugera ni ku mutima w'umuntu. Nibuze nkabona umuntu umwe wagiriwe umumaro n'ubutumwa natanze, n'indirimbo naririmbye, mba numva nakoze icyo nagomba gukora, mba numva succeedinze. Hanyuma icya kabiri, role model biterwa ntago nselektiona cyane, ariko nta nubwo mpfa gufata cyane. Ntago nahagarara hano ngo mvuge ngo uyu muntu ni role model wanjye, kubera ko ejo ashobora guhinduka agakora ibindi bintu, isi igakomeza kumbona mu isura ya wa muntu. Role model mukuru mfite ni Kristo, ariko iyo umuntu akoze ibintu byiza mbyigiraho nkumva nanabikurikiza, ariko precise umuntu umwe ngo uyu nguyu niwe role model wanjye, nawe ni Kristo. Icyakora abantu bakora ibintu byiza bo ndabubaha. Iyo umuntu akoze ikintu cyiza ndagishima, yakora ikibi nkakinenga, ibyiza bye nkabyigiraho, ibi bye nkabyigiraho, hanyuma Imana ikamfasha tukazajya mu ijuru twese. Icya gatatu, kwishyuza. Icyo mvuga ku kwishyuza, sinzi ziriya mpande zombi niba nzirimo, nta na rumwe ndimo. Rwa ruhande ruvuga ko bidashoboka kwishyuza sindubamo, rwa n'uruhande rushimangira ko ari ngombwa kwishyuza narwo sindubamo. Impamvu ni iyi, ni ukubera ko iyo umuntu ateguye concert aba afite impamvu zamuteye gutegura concert. Urugero, niba mfite projet, ndamutse mfite projet wenda yo gufasha abana bo mu muhanda, avuga ngo abantu mukunda umuziki wanjye muze umuhamagaro mfite, nkabasobanura umuhamagaro mfite, nkabwa muzaze muzana amafaranga dufasha aba bana, mfite igikorwa runaka, nkabaka amafaranga, utayampaye ntabwo waza. Kuko icyo gihe mfite intego runaka nshyize imbere yo gushaka amafaranga. Niba impamvu yanteye gukora igitaramo ari ugushaka amafaranga, nakwishyuza. Ariko niba impamvu yanteye gukora igitaramo ari ivugabutumwa, ntabwo nakwishyuza. Aba ari impamvu zivugabutumwa, ntabwo Yesu yaza yishyuza abantu bari kumubona ntabo. Ari impamvu zivugabutumwa mainly ntabwo nakwishyuza, ariko ari impamvu zo gushaka amafaranga nakwishyuza. Ntabwo nigeze mbaganiriza, biterwa n'intego zabo. Joe, reka nsubize Joel gutya, ntabwo wakwizera 100%. Hari umuhanga umwe wanditse ngo, hari umuhanga umwe Joel ntago ari kunyumva kandi wendi gusubiza. Si byiza kwemera ibintu byose kubera ko byanditswe, sibyo? Ariko sinabyiza guhakana ibintu byose, sibyo? No kuvuga ngo ibintu byose byanditswe, mu bintu byanditswe harimo ukuri ariko harimo n'ibinyoma. Rero ibintu byose tuvugira hano imbere ya kamera, abatari abakristo neza cyangwa hari igihe Satani biba mu imbuto mbi, umuntu akakubwira ko ari gukora ivugabutumwa ariko mu mutima we afite iyindi ntego. Ndamutse mfite intego yo gushaka amafaranga nakwishyuza, ariko ndamutse intego yanjye ari kandi mu mafaranga ntibisobanuye ko ntaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ushaka gushaka amafaranga. Yesu ni inyanja yagutse, abantu bajya mu nyanja bamwe bagiye koga bagacya, abandi bajya mu nyanja bagiye kuroba amafi bakayabona, abandi bajya mu nyanja bagiye kwiyahura bagapfa.
Yesu ikintu cyose waza kumushakaho afite ubushobozi bwuzuye bwo kugitanga agasigara yuzuye n'undi atagabanukiwe. Rero mushakaho amafaranga ndabizi ko yayama. Ubu muyu mwanya ndacyari gukora ngo ntungwe n'imirimo y'amaboko yanjye, nana yampa amafaranga ndayakira nzamushimira, ariko konseri nateguye kuri iyi nshuro niyivuga butumwa ntago ari gushaka amafaranga. Umukristo wa ADEPR rimwe na rimwe bigoye gutegura konseri akayishyiramo n'abandi bantu abo bita ko mudahuje imyemerere. Ndibaza kuba shefu kuba ugiye gufatikanya n'abantu batandukanye mudahuje imyemerere, ubona bitazakugiraho ingaruka mu itorero ryawe bari kubamo cyo gukorana n'abandi bantu badahuje imyizerere. Reka mvuge ngo oya, bari abantu njyewe personnellement duhuje imyizerere. Ari umuyobozi wa ADEPR uri hano wenda niwe wasobanura neza ibijyanye na doctrine za ADEPR, ariko kwa ko ndi kuvuga mu izina ryanjye ntahagarariye ADEPR, njyewe abantu natumiye numva duhuje imyizerere, nuko tudahuje idini gusa. Hanyuma kuba umuntu adasengera muri ADEPR, njyewe ntago binshyiriraho imbago zo kumwegera, kubera ko ndi umukristo wabatirijwe muri ADEPR, ariko ntago ndi umutungo bwite wa ADEPR, ndi wa Kristo. Kristo ampamagaye kujya kubwiriza mu kabari najyayo. Kristo ampamagaye kujya kubwiriza mu mahanga najyayo. Kristo ampamagaye gukorana n'umuntu runaka kubw'inyungu ze najyayo. Iyo biza kuba ibyo ngibyo tugendera ku mahame yacu, ntabwo Yesu yari kujya kurara kwande kwa Zakayo kandi ari umujura, ari anyereza imisoro, ntabwo Yesu yari kujyayo. Kabone nubwo yaba ari umupagane, bando twita abapagane tubizi, ku mpamvu z'inyungu z'ubwami. Ndamutse mbona nk'umusaruro w'ubwami nta cyatuma ntakorana nawe, by'umwihariko abangabo baranakijijwe, nta muziro mbabonaho. ADEPR yo ni ibyayo, kandi ikindi sinanatekereza ko ibangamira abantu cyane. Niba nabikora nge ntago birambaho, ubwo ntegereje ko bazampamagara bakambaza impamvu nakoranye nabo, nzasubiza impamvu z'ibyiringiro byanjye, numva ntafite ubwoba bwo kuvuga ukuri. Imana ibahe umugisha.